hari abaririmbyi babaye umutwaro kuri korari kubera ko azi kuririmba tenari, ugasanga amafaranga mwatanze muri fundraising arimo arabwira perezida ati nutandihire inzu ukwezi, nimutangurira inkweto ngo mugure na uniform, nimurangiza muri momo yanjye mushyiremo 50,000 byo kugendana nk'umuntu w'umusore, korari yanyu muyigumane. Kubera iki? Arashaka kuririmba tenari. Dufite abakobwa bazi kugira gutya amaboko, nabonye musigaye muyagira gutya, nabonye muri David abaririmbyi bose basigaye bagira gutya amaboko nk'adafite imbaraga, kandi ubwo babibonye ku muntu umwe ntavuze, ariko bose umuntu asigaye afata mikrofone yajya kuririmba akarerembura amaso akagira gutya akaboko. Ninde wababwiye ko mwese mugomba kuririmba mumeze gutya? Abaririmbyi ba tenari simbizi, ntago nzi uwabizanye, ariko njya kubona nkabona umuntu ugiye gutera igice ari umuririmbyi wa tenari, akagura ahita akagira gutya. Ubundi ibi byo byaje gute? Ubundi muhagaze nk'uko kera bahagararaga ntago ijwi ryasohoka. Nashakaga kubabwira, iyo udafite icyo ukora uhinduka umutwaro ku bantu, nuko babiguhisha. Ni gute korari izaza ihora iguteranyiriza? Itike bateranyije, inifomu bateranyije. Buriya mu makorari habamo abantu bahora bavunika baracecetse, hari abantu bashoye ijwi n'amatiku gusa. Bantu b'Imana, turi ku musozi w'Imana, ariko hari ibintu bituma tutabona ubwiza bw'Imana. Itange, gerageza ukore, kora akazi k'ubuyede. Ntago kuririmba neza bivuze ngo ugomba no kubukora muri hoteli. Oya. Hari umuntu tuziranye twigeze guhurira ahantu mu kazi, hari ikiraka twari dutegereje, tugiye ahantu tugiye kwaka ikiraka cy'abasirimu. Amiyera arabyibuka. Twagiye ahantu tugiye kwaka akazi nk'abantu b'abasirimu. Tugezeho baratubwira bati rero ako mwashakaga ntago turagatanga, icyakora hari akandi karimo amafaranga ntago nkavuze. Urabyibuka? Twakubise iminsi 3 dukorera amafaranga meza cyane, kandi tukamanuka ku rusengero, repetition tukayitabira, ariko ukavuga uti repetition nirangira ndagurira abaririmbyi amata. Akoreka ngiye ikintu mbabaza, ubundi muri korari umaze iki? Byibuze hari ikintu wigeze uzana muri sorti ngo uvuge uti uyu munsi abantu bariye ku mvune zanjye? Gushora itiku gusa n'ijwi. Nimwitoze gukora. Pastor, ibi bintu mbikubwiye kubera ko hari amakorari agiye no gusenyuka kubera abantu bayakamama amafaranga. Baze kuyiririmba mushyire kuri mo 100,000. Soprano ni iki? Noneho hari n'abasigaye bihisha korari ziri bujye muri studio. Uko ni ubupagani. Nta mugisha w'Imana uzakura muri ibi bintu niba udafite ubwitange. Ariko nanone ni ikimenyetso cy'ubukristo buke. Ndabinginze nimuze muri Kristo, muze ku Mana, muze mu nzu y'Imana. Imana icana umuriro mu mitima yacu, turahurira abandi. Bitari ibyo uzazima. Hari ahantu hamwe umuntu yigeze kujya gutira senti, barangije umuntu arabwira ati ntimuyibahe batazaririmba neza bakaturusha. Umwuka w'impuhwe nta uri mu baririmbyi b'uyu munsi. Icya gatatu Elena White yavuze kiri mu ndirimbo. Indirimbo iteza imbere umwuka wo gukorera kuri gahunda. Uko umuntu ubundi kuririmba ni gahunda. Kuririmba ni gahunda, kwambara ni gahunda, isaha yo kurepeta ni gahunda, kujyaho muzajya ni gahunda, iyo mugezeyo uko mwitwara ni gahunda, kurya ni gahunda. Iyo ugezeyo ugasanga batetse imyumbati utayirya, ntabwo uhita uvuga ngo ye baba we ngo baduteze imyumbati. Hoya, ugomba kwicara ukareka abayibasha bakayibasha, ariko ukicara ku meza ugatera umuzingo. Dufite korari z'i Kigali zigera mu cyaro, ariko ahantu badutumiye ubu bari batwiteguye. Bakwitegurira iki? Nshuti z'Imana, nagira ngo mbabwire ikintu cya kane Elena White yavuze kiboneka mu ndirimbo. Indirimbo ihagarika kwiheba n'igishyika. Mu ndirimbo Imana yashyizemo imbaraga irinda umuntu kwiheba n'igishyika.
ndashaka kuvuga yuko umuririmbyi yakagombye kuba ari umuntu ufite morale, yakagombye kuba ari umuntu ufite kuraje, udaheranwa n'ubukene, udaheranwa n'ibibazo bye. Umuririmbyi yakagombye kuba ari umuntu ufite ubwiza bw'Imana, ku buryo umuntu atakubona ngo akubone mu musore ukennye, oya. Ariko uyu munsi wa none, uko tutabana n'Imana ngo idusige ubwiza bwayo, niko n'abantu bagenda bavumbura uburyo tubayeho. Reka mbabwire, dufite urugendo runini. Nashimye Imana yuko iri hishurwa ry'uko uyu mwiherero ukenewe Imana yaricishije mu baririmbyi. Kubera iki? Namwe muri aha ngaha muri uyu mugoroba, uko Satani yateze abaririmbyi, ni nako namwe abasanzwe mwumva indirimbo Satani yamaze kubatega. Ubu dusigaye, kera umuntu yajyaga gukoresha indirimbo akajya kuri aba bana b'aba DJ akababwira ngo nshyiriraho indirimbo z'abadive. Ariko umudive wasigaye aza akavuga ngo nshyiriraho indirimbo z'abadive uvangavange n'iz'aba bandi. Ukajya kumva akubisemo ngo papa wanjye yaguze igare, ubwo ni indirimbo y'ubusambanyi. Wajya kumva havuyemo Yesu azaza, amen, aleluya, papa wanjye yaguze igare. Mu modoka yawe, iwawe mu rugo, iyi ndirimbo y'Imana ikurikiwe n'indirimbo y'isi, wowe uba wumva uri mu buhe bwami? Bose babona mu maso he harabagirana, batinya kumwigira hafi. Mbere hose Aroni, Miriyamu, abandi bantu bose b'abavandimwe ba Mose bajyaga baza bakamwegera, nyine nubwo yari umuyobozi w'ishyanga, bakaza nyine bakamukora. Muzabirebe, hari ibintu bigenda byerekana yuko ubwiza bw'Imana bugenda budukamukana. Reka mbere ku cyubahiro umukuru w'itorero kera yari afite, kitari ukwiremereza. Iyo wabaga urwaje umuntu yenda gupfa, wahamagaraga umukuru w'itorero ukamubwira uti rero umuntu wanjye uzi ko nababwiye ko arwaye, ndabona atameze neza, muze mube muri hafi tumusengere, nanjye musengere kugira ngo nkomere, ndabona ibintu bigoranye. Abakuru b'itorero babaga ari ba bantu umuntu mbere yuko ajya gukora ubukwe umwegera, mfite umufiance umeze gutya, kandi mba numva umutima urimo no kundya, muyobozi wamfasha kugira ngo mbane n'Imana, nyegere. Ibyo byose byarakorwaga. Abayobozi b'itorero bari abantu badasanzwe. Waramuhamagaraga ukamubwira uti rero njye n'akana ka twashinze business, miliyoni 20 zanjye nzishyiramo, nawe washyiramo 20. None ndimo ndabona bitagenda neza, ndimo ndapanga kuba navuga tukagabana amafaranga agezemo, cyangwa se ukangira iyindi nama kuko ndabona bitagenda neza. Abakuru b'itorero bari abo. Noneho pasiteri we rero yabaga ari undi muntu. Ariko kubera nyine kuba mu butayu twirirwana n'abantu, ujya kubona ukabona umwana w'umukobwa araje arakwegera, uri umukuru w'itorero, aguhaye amacensi, mwana muyobozi ko nakubuze. Ujya kubona ukabona umuntu araje, pasitoro wacu, ariko ujya wibuka ko twasangiye amateke y'iwacu pasitari, ntukanshyire kure, eregura umuntu wacu buriya. Wajya kubona ukabona mukoze ku bitugu. Birababaza kubona umuntu ajya gusuhuza umukuru w'itorero mukuru ari umwana w'umukobwa. Ngwino hano, egera hino, muze gushaka kumenya aho nshaka kujya. Uyu muntu muramubona? Yego, umukobwa agiye gusuhuza umukuru w'itorero mukuru. Igendere. Ndashaka kubabaza, inshingano turimo ko ari zo mu gihe cya Mose bari barimo, icyo Imana yabwiraga Mose ko ari kirimo kubwira pastor uyu munsi, abakuru 70 ku icyo bakoraga ari cyo abakuru b'itorero n'abakuru b'ibihande barimo gukora. Igitinyiro
no gukora ibintu dufitiwe icyizere byagiye ryari? Ariko nshuti z'Imana, ko twagize amahirwe tugahagarara aho abizera batinya guhagarara, mwaretse tugasaba Imana ikatwigisha ubwenge. Mu ndirimbo Ellen White yaranditse ngo harimo imbaraga ikangura intekerezo n'umwuka w'impuhwe. Nuvuga ngo mu ndirimbo umuntu wagiye kuririmba yakagombye kuba ari umuntu ukangutse ku bintu byiza, kandi yakagombye kuba ari umuntu ugira impuhwe, ku buryo bicara bakakubwira bati turashaka kuzajya kuririmba ahantu ni itorero rikennye, n'agashami gafite abantu 30 batuye kure y'umuhanda. Ibyo bintu ukumva birimo birakuzaniramo impuhwe, mwajya kuririmba mwahagera mwabona situation uko imeze, mugahamagara abantu mukavuga muti rero aba bantu barababaje, ibyihutirwa tubakodeshereza inzu byibuze bajye babona aho basengera, noneho ibindi tubakorera ubuvugizi Kigali, amakorari yacu yose tuziranye nayo tujye tuyazana dukorera igitaramo. Urabona aba bantu nitwe bazi gusa, ariko ubu nta mpuhwe. Ikintu cyitwa impuhwe cyararangiye mu bantu. Mbabwira impamvu nta n'impuhwe abaririmbyi tugira. Ni gute korari ririmba nabi ku itorero ryanyu, umwaka ugashira, imyaka 2 ikagera n'ubwo isenyuka? Haleluya, haleluya. Muri mugoroba ndanezerewe, anejejwe n'impamvu 3. Kubona abantu bangana nkamwe, bigomwe ibitotsi byabo, muzi stress z'i Kigali, mugashaka mu maso y'Imana, Imana ibaha umugisha. Ikindi ni ukubona uburyo buri wese atuje. Ndashimira Imana yuko kuyiramya kwacu muri uyu mugoroba kuratanga igisubizo ku buzima bwacu, kandi biratanga igisubizo ku muryango wawe. Niba waje hano ukunda, biraza no gutanga igisubizo ku gihugu cyacu, kuko amahoro yacyo ari nayo mahoro yacu. Dufite umugisha wo kugira amahoro ava ku Mana, kandi ayo mahoro ageze muri twe, Bibiliya iravuga ngo murwanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro niba bibashobokera. Kubw'ibyo rero turi mu rugendo rujya mu ijuru rugoranye, ariko nanone mu ijuru hari Imana ifite ubushobozi. Ndashaka kureba abantu baririmba mu makorari bari hano, muhagurukiraho muri. Abaririmbyi muhagurukiraho muri. Amen. Mukebuke murebe abari imbere, murebe abaririmbyi turi kumwe nabo. Imana ibampera umugisha. Reka mbasabe gushyika mu byicaro, Imana ibaha umugisha. Nshaka kureba abaririmbyi basanzwe bakunda, abadasanzwe ari abaririmbyi ariko basanzwe bakunda indirimbo, by'umwihariko bakunda n'abaziririmba. Muhaguruke namwe. Hari ukuba udafite amahirwe yo kuririmba, abaririmbyi ubwo mwicare, ahubwo ukavuga ngo njyewe nta mpano yo kuririmba mfite, ariko abaririmbyi ndabakunda, nkakunda n'indirimbo, n'icyashoboka cyose ngifite ntakibaha. Yego, Imana ibaha umugisha. Abaririmbyi mwe mutaricara, abaririmbyi nibarebe, murebe abantu turi kumwe nabo. Yego, Imana ibaha umugisha. Namwe mwicare. Ndashimira abayobozi b'itorero ndetse na pasiteri wanyu turi kumwe. Imana ibaha umugisha. Titre cyangwa se teme dufite hano irakarishye, ariko uko ikarishye abantu ntibashobora kumva uburemere bwayo. Uticaniye ntarahurira iki undi. Abaririmbyi bakoresha imbaraga zose kugira ngo baturahurire. Buriya impamvu ituma abaririmbyi bakora amajeste mu ndirimbo ni ukugira ngo wa muntu byibuze amagambo utayumvise, byibuze aho bagera bakababara, amenye ko ibyo bintu bigize gute. Kuko hari abantu baba barepfiriye bicaye, ku buryo uririmba ibintu bibabaje ukabona araseka,
waririmba ibintu byishimye ukabona isura yagize gute, yayifunze. Abaririmbyi rero baravuga bati ahababara tujye dutora umuntu ku buryo buriya tujya tugira abantu muri korari indirimbo ibabaje tumutegura hafi, kuko we n'amarira yagira hafi. Tukagira n'umuntu uzi kwishima ku buryo indirimbo ishimishije n'umukameramani baba baramubwiye bati uriya umurebe mu maso, niwe muntu ujya ucya mu baririmbyi bose dufite. Icyo tuba dukora ni icy'abaririmbyi, ni ukugerageza kurahurira abantu umunezero badafite, kugerageza kubarahurira morale, kubarahurira amarangamutima yabo ngo akanguke. Ariko mu nkundire turebe ku mpande zombi. Ijambo ry'Imana tugiye kwiga, tugiye kureba aho warahura ubwiza bw'Imana. Imana tugomba kuyirahuraho ubwiza, twarangiza abatubona nabo bwa bwiza bw'Imana bukagira gute, bukabageraho. Ibyo bintu iyo bidakozwe duhusha intego. Turaza kugira ibyigisho byinshi, ariko ndumva ijambo ry'Imana rinsaba gutsindagira kuri iki. Nyuma y'uko Mose amaze igihe ku musozi agahabwa ibisate bibiri by'amategeko, ndetse akamanuka agasanga Abisiraheli batanye, Mose amategeko 10 y'Imana yarayafashe, arangije ayakubita hasi. Mose yari asanze hari ikibazo cyavutse. Yari yasize umuntu yizeye witwa Aroni. Aroni yari umuvandimwe wa Mose, ariko Aroni yumviraga Mose cyane. Mose aramubwira ati rero ndazamutse ngiye kubonana n'Imana, Aroni uhabe nk'uko nanjye naba ngize gute, naba mpari. Ariko Aroni abona karagiteri z'abantu atari yaravumbuye. Aroni ntiyari azi ko abantu ari babi ku rwego yababonyeho, ariko kubera ko Mose yakundaga kuba hari, Aroni yagira ngo abantu ni bazima. Buriya rero hari umuntu uva ahantu ukavumbura ibintu utarugize gute, utaruzi. Aroni igihe Mose yari ari ku musozi, abantu baramubwiye bati mu Egiputa ko buri kintu cyose cyari gifite Imana yacyo, ko Mose n'Imana yadukuye mu Egiputa tutarimo kuyibona. Ikosa abantu bari bafite ni ugufatanya abantu, umuntu nka Mose ukamufatanya n'Imana. Noneho Aroni arangije aravuga ati mwebwe nta kibazo, muzane icyo gishushanyo cyanyu mugikore nkibakorere, nimurangiza mukiramye. Mu gihe bari barimo kukiramya babyina, Aroni yarababwiye ati ejo uzaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Mu magambo make, uyu munsi ntabwo ari Uwiteka nubwo mwishimye, ejo tuzakora Uwiteka. Bwakeye n'ubundi abantu bamurusha imbaraga. Uko tugenda twerekeza ku mperuka y'isi, ku musozo wayo, abantu bashaka gushimisha abantu bizaza birangira badashimishije Imana. Aroni yashakaga gushimisha abantu ngo abahe serivisi nziza, ariko isoko yo kubana n'Imana no kuyegera ntiyari yabikoze. Byarangiye aba bantu baramije igishushanyo. Mose amanutse yumvise abantu induru yabo. Muri iyo nduru Mose yabajije uwo bari kumwe ari we Yosuwa, aramubaza ati ariko induru ndimo kumva ni iki? Bibiliya ivuga ibintu bitangaje. Mose na Yosuwa baratekereje basanga induru iri mu nkambi ntabwo ari iy'abaneshejwe barimo gutaka basaba ubutabazi, nta nubwo ari induru y'abantu banesheje urugamba, ahubwo yari induru y'abantu barimo kubyina. Mu magambo make, mu nkambi y'Abisiraheli hari habonetse ubwoko bw'induru butari bukenewe. Hagombaga kuba harimo abaneshejwe n'umwanzi, bakaba barimo gusaba ngo batabarwe.
hagombaga kubamo harimo induru y'abantu bari baraneshejwe n'umwanzi bagize amahirwe yo kumunesha. None hari induru yo kubyina no kunywa gusa. Mbabajwe no kubabwira ko ubu uyu munsi wa none hakagombye kuba hari induru ebyiri, nta nduru ya gatatu yakagombye kubirimo. Hakagombye kuba hari abantu bataka basaba Imana, bayibwira bati Imana ndimo ndaneshwa. Ukataka rwose, ugatakira Imana yawe, ukavuza induru, ukereka Imana yuko utanejejwe n'ukuri. Hakagombye kuba kandi hari induru y'umunezero, y'umuntu uvuga ati nimundeke mvuge. Mu minsi ishize ubusambanyi bwari bungeze habi, nanywaga inzoga nihishe ngewe, nabigenzaga gutya, ariko ndashimira Imana yampaye imbaraga. Abantu bakambwira bati ibyo bintu wibivuga abantu batazagira ngo, ukabwira uti nimureke mvuge. Hakagombye kuba hari ubwoko bw'induru y'abantu bashimira Imana ahabi bari naho Imana yagize gute, yabakuye. Ariko ubu dufite induru y'imbyino, dufite induru y'imbyino. Abantu bamaze kuba abasitari, korari zubatse izina, abantu bakomeye, ibintu byose. Bibiliya iravuga ngo abantu mu minsi y'imperuka bazaza bicazwa no kurya, bahagurutswe no kugira gute, no kubyina. Muri uyu mugoroba ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Igihe Mose yabonaga ko icyo kibazo kivutse, yarabimenye neza ko Imana itari bukomeze kugendana n'ubwoko bwayo. Mose arangije abwira Imana ikintu gikomeye. Mu gihe Imana yari imubwiye yuko rwose yakomeza gukorana na Mose, Abisiraheli kabareka, Mose yasabye Imana yuko nta ntambwe n'imwe yatera. Icya mbere, atajyana n'ubwoko butari kumwe n'Imana. Icya kabiri, atasimbura ubwoko bw'Imana, ahubwo yaba umwe muri ubwo bwoko bw'Imana. Imyumvire myinshi y'abantu nuko baba bumva Imana ishobora kureka itorero ryayo igasigara nabo bonyine ku giti cyabo. Iyi ni imyumvire ipfuye, aho wumva yuko Imana ishobora guta itorero ryayo igasigara ikorana nawe ku giti cyawe wenyine. Icyo ni ubujiji. Mose mu kuva igice cya 34 yasabye Imana ikintu gikomeye. Nimureba neza guturuka ku murongo wa igice cya 34 guturuka ku murongo wa mbere, Uwiteka abwira Mose ati wibarize ibisate by'amabuye 2 noneho bisa n'ibya mbere, nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamennye. Ejo mu gitondo uzabe witeguye, uzamuka umusozi wa Sinayi mu gitondo, umpagarare imbere ku mutwe wawo. Ntihazagire uwo muzamukana, ntihazaboneka umuntu kuri uwo musozi wose, imikumbi n'amashyo bye kurisha imbere yawo. Mose abaza ibisate by'amabuye 2 bisa n'ibya mbere, azinduka kare mu gitondo, azamuka umusozi wa Sinayi uko Uwiteka yamutegetse, afashe mu maboko bya bisate by'amabuye byombi. Igihe Imana yahaga Mose ibisate 2 byanditseho amategeko 10, yabanye nawe. Ariko Bibiliya nitubwira ko Mose bwa mbere afata amategeko yamanutse hari impinduka idasanzwe yabaye. Igihe yazaga rero agasanga abantu bitwaga abantu b'Imana baramije igishushanyo, byaramubabaje. Amategeko y'Imana yayandi adahinduka kuri we yabaye ikintu cyoroshye. Umujinya uramwica, ababazwa nuko abo bantu n'ubundi ayo mategeko ntacyo kibamariye, akubita ibisate by'Imana hasi. Imana yarabibonye, ibona ntifite akazi mu Bisiraheli gusa, iracyafite n'ikigomba gukora ku muntu witwa nde, Mose. Kuko arimo aragirana ikibazo n'abantu, yarangiza n'iby'Imana yamuhaye akabikubita hehe, hasi. Abaririmbyi mwiriwe. Muri ino minsi Satani arimo aratugonganisha n'abantu, ku buryo ugirana ikibazo n'umuntu
warangiza iby'Imana yaguhaye ugakubita hasi. Ushwanye n'umukuru w'itorero arakubwiye ati abaririmbyi mufunze mu mutwe mwe nta n'ikintu mumaze, mutanahari twatera iza 200. Warangiza ugahita uvuga uti aturuhije kuriya, atubwiye kuriya imbere y'abantu, yibagiwe ibi n'ibi. Umuririmbyi nawe uvoma hafi akaza akakwegera ati gumana urusengero rwawe tuzajya ahandi. Nibwo muzumva ubu dufite amakorari yirirwa yakirwa hamwe ikamara amezi 2 ikagenda. Kubera iki? Muzabibona. Ubu uyu munsi abantu benshi muri aha mwubatse, Imana yabahaye ingo murimo. Mujye mubara imbaraga byatwaye kugira ngo urugo urimo uyu munsi rube urugo. Hari abantu baguterese birangira mutabanye, washyizemo imbaraga n'imiryango ijyamo biranga, kubera ko Imana ifite aho yapangaga uzaba. Imana ishima aho utuye, ishima aho usengera. Ariko uyu munsi wa none hari igihe umuntu ahura n'ikibazo gitoya agahita abwira umuntu ati urugo rwawe rugumane, ndacyafite imyaka munsi ya 40, uko biri kose nubwo nashaje sinabura untereta, gumana urugo rwawe. Icyo nagira ngo mbabwire, urugo ni umuhamagaro. Nshaka kubabwira yuko amategeko y'Imana, abantu badafitanye umushyikirano n'Imana, ikintu cyose Imana yabahamagayemo biteguye kukijugunya kuko bagiranye ibibazo n'abantu. Aha muri iri teraniro ntitwabura umuntu wacitse muri korari kubera ko yagonganye n'umuntu. Umuhamagaro arawibagirwa, akaboko yamanitse kuri Yorodani arabyibagirwa, ubu yibera mu kirere ngo yahaye umuntu amahoro. Hari igihe tuzaha abantu amahoro usanga Imana yo tuyiteje ikibazo. Mose, Imana imaze kumukorera ibi, yazamutse ku musozi. Ku musozi yahamaze iminsi 40. Kurya ntago byari birimo, kunywa ntago byari birimo. Imana yari ikeneye yuko Mose noneho atahaba nk'utegereje amategeko. Mose yagombaga kuhaba nk'umuntu utegereje kongera guhabwa amategeko, agasengera mu mutima kugira ngo Imana imuhe umutima ukomeye, kuko nawe nyuma yaje kumenya ko yakoze amahano, kumena amategeko y'iki? Y'Imana. Nk'uko Mose atarazamuka umusozi atamenye uburemere bw'amategeko. Bwa mbere ajya kuyafata byari ibintu automatique, ariko bwa kabiri nibwo amenye uburemere bw'amategeko. Ni nako n'uyu munsi abanyamadini batandukanye bazaza bica amategeko kandi bumve nta kibazo kirimo. N'ubu uyu munsi wa none abadivaniste nubwo twitirirwa isabato, mbabajwe no kubabwira ko tujya tugira n'abaririmbyi bajya muri salo ku isabato. Korari yose ukayibura ku rusengero bagiye kuhatwika. Umuntu agahita avuga ati babahirika baje uyu munsi ni sawa kabisa. Korari yose abagore nka 20 nta n'umwe uri ku rusengero. Noneho niba umusatsi muwujyanye hano twese muyijyana aho ngaho ko n'ubundi barashutinga. Kangira ikintu mbabwira, hari abantu barimo gushutinga ubu bazashutinga no kwa Satani. Ukuri kuraryana. Icyo nashakaga kubabwira mumfashe mu cyumve. Turimo turashaka gushimisha abantu, ariko ntago tuzi gushimisha Imana. Mose amena ibisate yumvaga nta kintu kidasanzwe cyabaye, ariko iminsi 40 yamaranye n'Imana nibwo yavuze ati burya bya bintu byari seriye bikomeye gutya. Iyo aba abantu babaga ku musozi w'Imana bamenya agaciro k'itegeko. Mose nimureba neza aganira n'Imana. Ndashaka ko mundebera umurongo wa 8 n'uwa 9. Mose Imana irimo kumuvugisha. Mose yihuta gucurika umutwe, yunamye yikubita hasi, aramubwira ati mwami
ubwo none nkugiriyeho umugisha, gendera hagati muri twe mwami, kuko ari ubwoko butagonda ijosi. ubabarire gukiranirwa kwacu n'ibyaha byacu, utwemerere uduhindure umwandu wande wawe. Imana, Mose yarabirebye akurikije isura abantu bamweretse, yaravuze ati burya nta bantu ngira. Reka ngire ikintu mbabwira, uretse kwibombarika pastor, hari ibimenyetso bimwe na bimwe bijya bikwereka yuko umubare munini w'abantu ufite atari wo bantu ufite. Mwebwe abapastori muranabihorana cyane, ariko nagira ngo mbabwire, Mose abantu bamweretse, buriya abantu bo mu gihe cya Yesu ngo bari bameze nk'igiceri cyari kigezweho. Igiceri cyari kiriho mu gihe cya Yesu, uruhande rumwe cyari cyanditseho amagambo y'Imana yerekana gukomera kwayo, ku rundi ruhande hari hariho ikimenyetso cya Kayisari. Ni ukuvuga ngo rero Yesu nawe arangije yarabarebye arababwira ngo iby'Imana mu b'Imana, ibya Kayisari mu bihe Kayisari. Ariko icyo nashakaga kuvuga n'uyu munsi wa none, abantu bafite impande ebyiri. Ashobora kukubera umuririmbyi mwiza, ariko wanashaka akakubera umunyamatiku mwiza. Umuntu ashobora kukubera umubwiriza mwiza, wanashaka ukamujyana mu gikampani cy'ubwesikoro akakuzanira abantu. Ntago bizakomeza kubaho dufite impu zingahe? Ebyiri. Uyu munsi mfite umugisha, nta nzogera iri buvuge, nta firimbi iri buvuge, rwana no kugira ngo ushyikire ibi bintu. Mose yarabizi ko gutwara abantu benshi hatarimo ibintu bitatu, abo bantu bahinduka ubwoko butagonda ijosi. Bivuze ngo umukuru w'itorero uri hano, umupastori uri hano, umuyobozi wa korali uri hano, niba mu bintu urimo tekinike urimo gukoresha ibi bintu bitatu bitarimo, abantu wahagurukanye ntuzabageze iyo bajya. Ni ubwoko butagonda ijosi. Icya mbere yabwiye Imana ngo gendera hagati muri twe. Amen. Iyi Imana irimo kugendera hagati mu rugo rwawe, ntibizakubuza kugongana n'umugore, ariko mu gusabana imbabazi mu kwiyunga n'umugore, uzaza ubona yuko nyuma yo kugongana aribwo mugiranye urukundo ruruta urwo mwari mugize gute, mwari mufite. Uzaza umenya ko Imana igendera hagati muri mwe. Iyi Imana igendera hagati mu bantu, nshuti zanjye, icyo Satani cyose yakora ntikibyara umusaruro yashakaga. Nshaka kukubaza, Imana igendera hagati muri wowe? Wumva Imana igendagenda muri wowe? Ntituze gutera ya makorasi abajiya. Hari abajiya, hari amakorasi abajiya bajyaga batera bari barakuye muri za ADEPR, ivuga ngo Yesu ngo ndamwumva mu birenge, ndamwumva mu mano, ndamwumva mu mugongo na hehe no mu mutwe no mu biganza. Twe kujyaho, Imana igendera muri wowe. Ese ujya ubona Imana igucamo igashyikira bosi wawe? Imana ijya igucamo igashyikira abo muririmbana? Imana igucamo igashyikira abantu muturanye? Niba bidakunda ibyo, ntabwo Imana ikugendamo. Uri ubwoko butagonda iki? Ijosi. Iki kintu mu gihe cya Bibiliya bavuga ubwoko butagonda ijosi, niyo terime yari ihari bavuye mu Egiputa. Terime ihari uyu munsi twebwe dufite ni umuntu ufunze umutwe. Hari umuntu ubwira ngo injira mu rusengero agasohoka, wamubwira uti ubu rero izi ni isaha zo kugira ngo dusohoke mu rusengero, ukabona agize gute? Arinjiye. Warangiza ukamubwira uti merekredi dufite amateraniro, ntaze. Jedi wajya kubona ukabona ari kumwe n'abantu nka 10 n'abangaye mu nguni y'urusengero, biteze byarangiye tuvuze ngo dukorane iteraniro. Umuntu ukamubwira uti gahunda ni ugushima Imana, akaza ku ruhimbi, yarangiza ahubwo ikaba inyuro. Ntago mubazi se? Ntago muzi abantu bahagarara hano yaratse gahunda yo gushima, agasoma isomo wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru niyo ngwengera gute ndabyuka, yarangiza akareba mu ruhande rw'umumama wamuvuze, Imana yanjye irambwiye ngo nubundi ntacyo nzapfa nzarama. Amena. Twebwe tukabanga abantu bashimye, naho yari yaje kugira gute? Ubwoko butagonda ijosi.
Mose yari abizi yuko Imana niramuka igenze hagati mu bwoko bwayo, nta muntu uzahinduka umuntu utagonda ijosi. Yabwiye Imana kandi ngo babarira gukiranirwa kwacu n'ibyaha byacu. Iteraniro ritarimo abantu barimo gusaba Imana imbabazi z'ibyaha byabo ngo Imana ikureho gukiranirwa kwabo, iryo teraniro riba ari iteraniro ry'abantu batagonda iki? Ijosi. None nagira ngo ndebe abantu baje hano ariko bavuga ngo mu buryo bw'ibanga bwanjye mbanye n'Imana hari ikintu kitagenda neza, nsaba Imana ngo muri aya materaniro turimo imbabarira ibyaha kandi gukiranirwa kwanjye kwegeze kure. Hari abantu baje icyo kintu aricyo kiri ku ndiba y'umutima. Yego, Imana ibaha umugisha. Niba ibi bintu bibiri bitari mu bintu bikuraje ishinga, yaba njye ntacyo ndimo gukora, umubwiriza urangije ntacyo yakoze, uri bukurikire we afite ikibazo. Reka nkubaze, wakwishimira kwigisha iteraniro ritarimo umuntu usaba Imana ko gukiranirwa kwe kwigizwayo? Iteraniro ritarimo umuntu usaba Imana imbabazi, waryishimira? Ni iteraniro ry'abantu b'abarakare. Buriya ni nacyo Yesu yapfaga n'abafarisayo. None ndagira ngo mbabaze, niba imbabazi zirimo kugenda zirangira, uretse ko hari n'abantu basigaye bafite inyigisho zitandukanye, nk'ubu twemeza neza yuko umwuka w'Imana agenda akurwa mu bantu buhoro buhoro, ariko ubu hari n'abantu bategereje yuko umwuka wera azanasukwa. Ukibaza rero bizahurira he? Icyo nashakaga kubabwira ngiki, uru rugendo turimo, mu gihe cyose uhisha ibicumuro byawe ntabwo uzagubwa neza mu rugendo. Kugera iyo tujya ntabwo bizakunda. Ikindi, umuntu wese ufite gukiranirwa kwe yahishe, icyo akora akaba yaragiye agerageza kwibombarika, nawe ntazagera iyo agize gute? Iyajya. Muri uyu mugoroba bwira Imana ngo sinejejwe n'uko ndi. Nshuti zanjye, Mose ikintu cya gatatu yasabye Imana, yarayibwiye ngo uduhindure umwandu wawe. Abisiraheli, Mose yarabizi yuko hari ibintu umuntu akora Imana ntinezerwe, ndetse ikicuza icyatumye uwo muntu imwita umwandu wayo. Umwandu ni iki rero? Iyo bavuze umwandu, abantu bamwe bumva ikintu cyawe, ariko ni ikintu cyawe warazwe, cyangwa ni ikintu cyawe ucungiraho ahazaza hawe hose. Nk'uko Uwiteka ari we mugabane wacu, ni nako natwe turi umwandu w'Uwiteka. Mu magambo make, turi abantu Imana iyo igiye kwishima yishimiramo. Turi abantu Imana iyo igiye kujya inama iraduhamagara ngo nimuze tugire gute? Tujya inama. Mu magambo make, turi umwandu w'Uwiteka, turi abantu Imana isigaranye icungiraho. Ariko Mose yabwiye Imana ngo utubabarire, uduhindure umwandu wawe, tubabarire dukomeze twitwe ubwoko bwawe. Kuko kugenda twarahagurutse turi ubwoko bwawe, tukaba tugiye kugera i Kanani tutakitwa ubwoko bwawe, twaba twarataye izina mu nzira. Ndashaka kuvuga iki? Hari abantu hano mu myaka 10 bitwaga ba muntu w'Imana, bitwaga ba murokore, ku buryo umuntu yarebaga akavuga ati bariya bo ni abandi bantu Imana ifite. Ariko ubu uyu munsi wa none ukaba usigaye witwa manyanga, mutubuzi, birya uwiziritse. Mu magambo make, wataye izina mu nzira. Nshuti zanjye, Mose, Bibiliya itubwira ko yamaranye n'Imana iminsi 40. Nimureba neza ku murongo wa 29, iminsi 40 irangiye, Mose yari yaragaragaje ubwoko akunda, uburyo akunda Imana. Igitekerezo ni kirekire. 29, Mose amanuka umusozi Sinayi, afashe mu maboko ibyo bisate byombi biriho ibihamya.
nuko amanutse uwo musozi ntiyagira gute, ntiyamenya yuko mu maso he harabagiranishijwe n'uwo bavuganye. Mose amanutse umusozi mu buryo butandukanye nuko yawumanutse bwa mbere. Bwa mbere yamanutse umusozi afite ubwuzu bwo kubwira abantu no kubahereza iby'Imana yagize gute, yabahaye. Ariko asanze abantu babaye babi arabijugunya. Noneho Imana yamuhaye imbaraga, yubatse isano ye n'Imana, ku buryo impinduka zabaye mu bantu zitazaza zigira icyo zihindura ku sano afitanye n'iki, n'Imana. Ngiki kintu dukeneye kubaka. Birashoboka yuko umugore azaguhinduka, birashoboka yuko umugabo azaguhinduka, birashoboka yuko abo muririmbana bazaguhinduka, birashoboka yuko umuyobozi wawe ashobora kuguhinduka. Ariko ukwiye kuba warubatse isano n'Imana ku buryo impinduka z'ibyabereye kuri tere mu bantu zidakwiye guhindura isano ufitanye n'Imana. Mose aramanutse, amaze kumanuka ntiyamenya yuko mu maso he harabagiranishijwe n'uwo bavuganye. Aroni n'Abisiraheli bose babona mu maso he harabagirana, batinya kumwigira hafi. Mbere hose Aroni, Miriyamu, abandi bantu bose b'abavandimwe ba Mose bajyaga baza bakamwegera, nyine nubwo yari umuyobozi w'ishyanga, bakaza nyine bakamukora. Muzabirebe, hari ibintu bigenda byerekana yuko ubwiza bw'Imana bugenda budukamukana. Ndeka mbere ku cyubahiro umukuru w'itorero kera yari afite, kitari ukwiremereza. Iyo wabaga urwaje umuntu yenda gupfa, wahamagaraga umukuru w'itorero ukamubwira uti rero umuntu wanjye uzi ko nababwiye ko arwaye, ndabona atameze neza, muze mube muri hafi tumusengere, nanjye musengere kugira ngo nkomere, ndabona ibintu bigoranye. Abakuru b'itorero babaga ari ba bantu umuntu mbere yuko ajya gukora ubukwe umwegera, mfite umufiance umeze gutya, kandi mba numva umutima urimo no kundya, muyobozi wamfasha kugira ngo mbane n'Imana nyegere. Ibyo byose byarakorwaga. Abayobozi b'itorero bari abantu badasanzwe. Waramuhamagaraga ukamubwira uti rero njye n'akanaka twashinze business, miliyoni 20 zanjye nzishyiramo nawe washyiramo 20, none ndimo ndabona bitagenda neza, ndimo ndapanga kuba navuga tukagabana amafaranga agezemo, cyangwa se ukangira iyindi nama kuko ndabona bitagenda neza. Abakuru b'itorero barabo. Noneho pasiteri we rero yabaga ari undi muntu. Ariko kubera nyine kuba mu butayu twirirwana n'abantu, ukikona ukabona umwana w'umukobwa araje arakwegerera umukuru w'itorero aguhaye amacensi, mwana muyobozi ko nakubuze. Ukikona ukabona umuntu araje, pasitoro wacu, ariko ujya wibuka ko twasangiye amateke y'iwacu pasitari, ntukanshyire kure, regura umuntu wacu buriya. Wajya kubona ukabona mukoze ku bitugu. Birababaza kubona umuntu ajya gusuhuza umukuru w'itorero mukuru ari umwana w'umukobwa. Ngwino hano, egera hino, muze gushaka kumenya aho nshaka kujya. Uyu muntu muramubona? Yego, umukobwa agiye gusuhuza umukuru w'itorero mukuru. Igendere. Ndashaka kubabaza, inshingano turimo ko arizo mu gihe cya Mose bari barimo, icyo Imana yabwiraga Mose ko ari kirimo kubwira pastor uyu munsi, abakuru 70 ku icyo bakoraga ari cyo abakuru b'itorero n'abakuru b'ibihande barimo gukora. Igitinyiro no gukora ibintu dufitiwe icyizere byagiye ryari? Impamvu ni imwe. Kenshi na kenshi twagiye tumanuka umusozi, umuntu yakureba mu maso akabona murasa,
avuye gupyeta yakubona, uvuye ku ruhimbi yakubona mu maso akabona mugize gute nta kintu arimo kubonamo. Umuntu akakubona uvuye kubwiriza mu mavuna, yakwegera ariko yavuga ibigambo by'ubugoryi, yakureba neza agasanga nawe intero ni imwe, agahita avuga ati wapi ntibakadutera ubwoba. Ubu rero turi mu kibaya, turi kimwe. Ntabwo ariko Imana yabishakaga. Mose yaramanutse, Imana ntiyashima yuko amenya uko arimo kubengerana. Nubona umuntu akuratira uko abengerana muri iyo minsi, ni ikimenyetso cy'uko ntiyahuye n'iki? N'Imana. Uwahuye n'Imana arabengerana abandi bakabimenya, we ntagire gute? Ntabimenye. Ujya kumva umuntu aragukubwiye ati muzantumire muri ino minsi mbabwirize ndaryoshye cyane. Umenye ute kuryoshye? Korari yacu irimo irahatwika ahagashya. Uzaduhamagare wowe, shiramo ubutumire. Pasiteri ni inshuti yanjye ndamubwira mudutumire, dufite n'indirimbo nshyashya n'abaririmbyi bashya n'imyenda mishya. Ninde wabikubwiye? Cyo nagira ngo mbabwire ngiki: kubana n'Imana ku musozi iminsi 40 byatumye Mose amanuka asa n'Imana, ariko abantu baramubonaga we yakomezaga, ndetse yanamanutse abona ari ibintu bisanzwe. Aroni n'Abisiraheli bose barebye Mose babona mu maso ye harabagirana, hari impinduka, hari ikindi kintu yari afite. Ndakangurira abayobozi b'amakorari turi kumwe nabo muri uyu mugoroba, shaka uburyo utera intambwe ugira ahantu utindana n'Imana, kugira ngo ujye uhura n'abantu uje kubazamura, utaje kubitsa cyangwa ngo ubashyingure. Ntago biri bukunde. Tuyoboye abantu bafite ibibazo. Umudamu arimo araza, umugabo wamubwiye ngo niwibeshye ukarenza saa moya urari iyo wagiye. Yarangiza akaza agasanga korari yagomba kurepeta saa 12 itangiye saa 12:40. Umudamu yajya gusohoka bati nusohoka ugenda ugiye saa moya kandi zirageze. Yarangiza agahita akubwira ati gumana korari yawe. Icyo nagira ngo mbabwire, dufite abantu bafite ibibazo byinshi, dufite abantu bikoreye imitwaro myinshi, baba baje muri korari, baba baje mu murimo w'Imana baje kuruhuka. Bishoboka yuko buri muntu wese akeneye umusozi agomba guhuriramo n'Imana kugira ngo tujye duhura, buri muntu wese yambaye ubwiza bw'Imana. Nibitagenda gutyo ntago biri bukunde. Ariko iyo turirimbye indirimbo hano ku ruhimbi igapfa, mwayisubiramo ikabananira, ujya kumva umuririmbyi aravuze ati nyamara nta bwiza bw'Imana tucyambaye. Jewe numva niba mudashatse umwanya ngo dusenge dukora amasengesho, reka mbabwire mwabaririmbyi mwe, ntago twiyiriza ubusa no gusenga kubera ko indirimbo ku ruhimbi yapfuye. Twiyiriza ubusa tukanasenga kugira ngo Imana ihindure imitima yacu, twambara ubwiza bw'Imana. Abantu niba tubona ku ruhimbi bajye babona ko hari ikintu Imana yagize gute? Yatwambitse. Mose amaze kumanuka, hari ikintu cyantangaje cyane mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Hari umugabo wari uhari, bari bamutinye, noneho haza umwe mu Bisiraheli aramwegera aratangara. Yari asanzwe azi Mose kandi yari asanzwe amwitegereza, ariko noneho abonye Mose abona hari ibintu bidasanzwe. Uwo muntu ngo Mose yagerageje kwegera abantu, ariko abantu bagerageza kumuhunga. Uwo muntu arangije atunga urutoki Mose, ngo amutunga urutoki, arangije ngo arutunga hejuru. Mose ahita amenya ko hantu yari ari kumwe n'Imana, ubwiza bw'Imana bwaje he? Mu maso ye. Ubwo nibwo rero Mose ngo yatangiye kuzaza agira gute? Yitwikira mu maso. Icyo nashakaga kuvuga ngiki: umuntu iyo akubonye agatangara, abatangajwe n'iki? Twebwe mu buzima bwacu bw'abaririmbyi, hari igihe umuntu akubona akareba imyenda wambaye. Umuntu bavuze bati korari twese tuzadodeshereze ku muntu umwe kugira ngo tube twizeye, buri wese azagende bamupime ariko tudodeshereze ahantu hamwe.
ukumva umuntu aravuze ngo ngewe urwego rwanjye, uriya muntu wanyu badodera kuri 3 ntari ku rwego rwanjye. Wazajya kubona ukabona umuntu igitambaro cya korari nicyo yadodesheje, ariko uko ateye urimo urabibona, kandi yarangiza ati tuzatere ya ndirimbo ntera. Ubwo nuvuga ngo abagomba kuva mu bandi akaza kwiyerekana. Icyo nagira ngo mbabaze, mwari muzi ko hari ibintu dukora ijuru rikatubara nk'abantu b'ibyihebe. Buriya umuntu w'icyihebe nta kintu aba atinya. Ni gute umuntu atinyuka kutadodesha abandi badodesheje, akambara imyenda inzu y'Imana itemererwamo? Kuko hari abantu baza hano ku ruhimbi, rwose pe tuvugisha ukuri, hari abantu bahagarara hano ku ruhimbi bakahitiranya na podiyumu y'ishyaka rya politike, podiyumu ya kampani zirimo kwamamaza, umuntu akabyitiranya na podiyumu bakiniraho karate, cyangwa podiyumu yo mu bukwe. Buriya podiyumu yo mu bukwe hari n'igihe ufata envelope nta kintu kirimo, ukayifunga neza ukavuga uti mpazamuke nyimuhereze bamfotore babone ko naje. Buriya hari abantu bapfunyikira Imana ikibiribiri hano ku ruhimbi, barahari benshi. Icyo nagira ngo mbabwire baririmbye, ko mubona abantu ari twe bakesha guseka, kuko hano hanze abantu barababaye. Umuntu asigaye ashyiramo indirimbo. Reka mbabwire ikintu cyantangaje, maze iminsi ntwarwa n'abantu batizera ibyo twizera mu itorero ryacu. Hari n'imodoka winjiramo ari y'umwisilamu ukumva harimo indirimbo za ambasadazi, ukumva iki, mbega indirimbo z'Imana zabashije kurenga imbibi z'amadini ku buryo byanga byakunda. Umuntu arabanza agakubitaho ikiganiro cya radiyo imwe akumva birabishye, akagarura ahandi birabishye, wajya kumva ukumva aravuze ati aba badive nibo bapfa kuvuga neza, ukumva niho agize gute, niho hashyize indirimbo ikiganiro, indirimbo ikiganiro. Mu magambo make, turi abantu bariho kugira ngo abandi bamererwe neza, ariko mfite ubwoba yuko turimo gutanga ibintu, turashaka guha abantu ubwiza bw'Imana tudaherukana nayo. Nababajwe ahantu nagiye, umuririmbyi aramanuka, perezida wa kora arasohoka hanze, afata telefone, uri hehe, ndaje. Perezida akazaza yinjira, akongera agasohoka, akinjira. Naho yari umuririmbyi w'umusitari, hari abaririmbyi baba bakomeye, abandi bagendera inyuma. Rero yaraje, gahunda ya 5 yari yatangiye, bari muri gahunda, aramanuka, yaraje n'akamoto, nta Bibiliya, aza yiruka. Mbega bari bamuhamagaye nka kwa kundi abatekinisiye baduhamagara ngo ngwino uzamure fizibure umuriro urahiye. Amanuka yiruka, arangije akubitana nabo basohoka, abaricaye ubwo bagiye ku ruhimbi, indirimbo yabigerwaho, arahaguruka atera indirimbo rwose nk'umutekinisiye. Indirimbo irangiye, akantu yari afite agasigaho yongorera undi, asohoka gake na telefone nk'ugiye kuyitaba. Mutekereza ko yabigenje ate? Yahise atega kandi kamoto. Insengero rero dufite noneho zegereye imihanda, abatubuzi ntago tuzabakira. Yahise agenda. Ubu dufite abantu barimo gushaka kuza ku ruhimbi kuvuga, badafite umwanya wo kwicara ngo babwirwe. Nose niba utaboneka mu materaniro mu mibyizi, tukaba tubizi ko nta n'igitabo ugira, n'intambara ikomeye twatumije ko azihaye abandi utanayigira, utazi n'ibice biyigize. Korari ukaba uyibonekamo ari uko igiye kuronshinga DVD. Mwarabibonye ko DVD tuzana n'abataherukaga kubera iki? Iri tara ni hatari. Ari ukuntu umuntu yicara akabwira umugabo ati nzakwemeza ngende umudive we. Umugabo yarangiza atize ko twahuriye mu kabari nkagushaka, uri umudive ati nzakwemeza. Yajya kubona akabona twamutumiye, agahita ahagarara muri DVD. Dufite ibintu twise family kwaya. Buriya kari akantu ka family kari ako kugira ngo ducengezemo abantu ubutumwa bwiza butemera ko bajya mu byacu. Wajya kubona ukabona arayiririmbye, umukameramani akamutinda, bakambwira ati umutindeho, niwe waduhaye 300 muri 800 twatanze. Harya yabigezeho ntiyabigezeho? Icyo nashakaga kubabwira,
mfite ubwoba ko turimo gutanga ibintu bidafite aho biva. Kandi izi mpungenge nzifite nk'umubwiriza, nzifite nk'umuririmbyi, nzifite nk'umucuranzi, nzifite nk'uyobora ibitaramo. Nayoboye igitaramo ahantu hamwe, abantu batukana inyuma. Twari mu gitaramo kiryoshye, imbaraga z'Imana zamanutse, abizera barimo gufashwa, abizera batarabo mu itorero ryacu bo mu yandi madini bari barimo kuvuga bati iki nicyo tubakundira. Ariko muri uwo mwanya abantu bari hanze barimo gupfa amafaranga. Ariko ubundi amafaranga ari buva ahangaha mwapanze yuko turabigenza gute? Barimo barapfa amafaranga yari yaza. Undi yarangiza ati ngiye nashoye imbaraga, mwibuke imvune zanjye. Ndangije ndavuga se aba bantu hano abana b'Imana bafashijwe, abandi nabo n'abana ba shitani nabo yagize gute? Ikiza nkundira ukuririmba, buri muntu wese uwakorera aramuhemba. Uzajya mu bintu wiyemeye, ujye kubona ubone bigiye gusoza neza, wabiteguye wigaragaje, ujye kubona ubone umuntu araje arakubwiye ngo we tete vide. Ibintu wabikoze ushaka kugaragara, none habuvuyemo umuntu umwe, shitani aramwohereje agusuzuguje mu bantu bose. Reka ngire ikintu mbabwira, umuntu wese utarimo gukorera Imana azakora akore kandi Satani azamuhemba. Gusa icyo nagira ngo mbabwire, abantu bamanuka baje kuririmba bahita bagenda, abantu baza bagafasha korali soprano na base, ikibwirizwa yaba nivuna ntahagume, abantu baza muri korali babanje kwingingwa, tubabarire wenda upfe kuhagera. Erega abaririmbyi bose mfite, buriya nubwo mfite 30, nukubabona bagenda nta nuwatera indirimbo ngo ayibashe. Ubwo wagiye guhamagara umuririmbyi w'umuhanga, bisabye ko abandi bose ubara nk'aho ari ibipupe. Ibyo ntabwo ari umwuka w'Imana. Isomo nkunda muri Bibiliya riravuga ngo ukora umurimo w'Imana agononwa agire gute? None nagira ngo mbabaze abantu bemeza bafatanya nanjye kwemeza ko umuntu wese ukora umurimo w'uburirimbyi akeneye kwingingwa n'abakuru b'itorero, akeneye kwingingwa na perezida wa korali. Ubu dufite n'abivumbura, yakwivumbura komite ikitoramo abakire bakajya kumwinginga, ariko bakagenda babanza kureba niba yarabyaye, babyita kujya kugira gute? Kumuhemba. Iyo yubatse akazu babyita kujya kureba inzu ye. Umva ariko abantu mugira amajwi mubaho neza cyane. Mugende ningira umwanya nibikunda nzabireba. Kandi ubwo bafite undi utazi kuririmba uri muri CH kabamanitse akaguru moto yagushije, bahora babyimura mu kwezi gutaha harya umuntu umanitse akaguru amaramo amezi angahe? 7. Okay, nta kibazo ubwo no mu gutaha twajyayo. Uko mugenda mwigira ibigirwamana bizarangira mwarakamye. Reka mbabwire, ibintu bikomeje gutya mu myaka 5 mwazaza mujya kuririmba. Murabona zino nsengero turimo kubaka ni nziza cyane, nuko uzashaka uburyo bazishyiraho n'amarido. Noneho umuyobozi w'igitaramo azaza ahagarara imbere avuga ati murashaka audio cyangwa murashaka video? Abizera rero niba harimo umuntu wambuye uwo wateye induka yihakana, azaza avuga ati amajwi gusa amashusho apana. Bahite bakurura irido bagire gute? Bafunge korali ririmbe batayireba. Umuntu avuga ati basi numva amajwi ariko ntareba iki? Ntareba amashusho. Niko biri bugende. Uyu mugoroba ni umugoroba wo kugaruka ku Mana. Ni umugoroba wo kugaruka ku Mana. Bwa mbere Imana yaguhaye ubutumwa bwayo ngo ubushyire abantu, ugongana n'abantu urajugunya. Ubu Imana irashaka kongera kuzamuka umusozi. Ubu harimo abantu bavuye mu makorari ngo abama amatiku, hari abantu bavuye mu nama z'itorero ngo zibama amatiku. Ubu ngo baduhaye amahoro ngo barayihesheje. Ariko iyo ari inyuma ibyuma bikavuga nabi, ariko iri torero rigira umuyobozi. Harya ubwo nibwo afite amahoro. Umuntu umwe yavuye muri korari arabipinga.
korari iraririmba nabi, ngiye kubona mbona araje atutse umuntu uri kubyuma, ariko wowe uba muzima mu mutwe. Ariko icyari kibaye ni ikihe? Abatekinisiye bo kubyuma baragowe. Korari yararepese indirimbo bayiha umuntu atamenyereye kuririmba, ageze ku ruhimbi atinya uruhimbi nyine, indirimbo iramucika arayita. Wa undi wajya guhitera araza n'ibiki byose. Niba ishyaka ry'Imana ry'umurimo w'Imana ari kurya, ntuzivumbure igihe icyo ari cyo cyose. Mose wa muntu amaze kumwereka atunze urutoki mu maso ye, anarutunze hejuru, Mose yamenye ko umwanya yamaranye n'Imana, ubwiza bw'Imana bwimukiye kuri we. Reka nongere mbibabwire, uyu munsi ukuba mu by'Imana cyane niko uzagenda usa nabyo. Niyo mpamvu uzabona dufite abaririmbyi, dufite ababwiriza, umureba mu maso arimo gutera igice cy'indirimbo, ukabona pe yaririmba muri Primus Guma Guma, ukabibona n'utuntu arimo gukora, ukabona mbega uramutse umushyize ahantu agiye kuririmbira abasinzi bayazana. Umunsi umwe nari ndi mu gitaramo, nari ntaraba umuririmbyi umwe araririmba, nta kiba mu byizerwa, araririmba, ukurikije inkweto yari yambaye, imyenda yari yambaye, hano gutya yari yambaye akantu k'agapira kerekana ibere rijya kuba risa n'irirengaho. Noneho umuntu umwe yari wicaye mu iteraniro, mu gihe abandi batwawe n'ijambo ry'Imana mu ndirimbo, we yari yatwawe n'amabere y'uwo muririmbyi. Ashaka ikintu akora arakibura, ariko we yashakaga gukora kuri ayo mabere. Bararirimba. Buriya kariya kantu tujya dushaka ko abantu bahaguruka mu ntebe bakaza imbere, ubundi ntabwo ari keza. Nk'uko ababwiriza tutemererwa kubwiriza ngo dute uruhimbi tujye mu ntebe z'abizera, niko atari byiza kumenyereza abizera kuzamuka ku ruhimbi uko bashatse. Aho hantu hombi Satani ahategera abantu. Umubwiriza wabwirije akabona ibintu byaryoshye, akamanuka agaca mu bizera, abataye imbaraga yamuyoboraga ku ruhimbi. Umuririmbyi uririmba, duhamagarirwa guhagarara ku ruhimbi tugafasha abantu kuzamuka bakamera nk'abari ku ruhimbi kandi bataruriho. Iyo rero umwizera umanutse ukajya aho ari mu kuririmba muzenguruka hagati mu ntebe, biba bivuze ngo ku ruhimbi urahavuye, n'imbaraga kuyoboraga urahavuye. Umunyagwa yagize gutya akora mu mufuko, nta mafaranga menshi yari afite, murabyumva. Arangije apfumbatiza akanoti rwose k'amafuti, araza arimo gukata umuziki, abaririmbyi barivanga, akazaza nawe abacamo, ajya guhiga wa wundi we. Amugezeho ahita afata amafaranga ayashyira mu isutiye. Ni urukundo yari amukunze. Amaze kuyashyira mu isutiye, yari afite n'udupapuro yaciye, atumumena hejuru. Muririmbyi ubwo yaravuze ati rwose abantu babi abemeza yuko umuririmbyi afite ikibazo, abemeza ko ari bombi bafite ikibazo, yego mwe ndahamanya namwe. Ni ukuvuga ngo mu rusengero duha serivisi care abantu b'amoko abiri, abazanywe n'Imana n'abazanywe nande na Satani. Buriya rero niyo mpamvu ushobora kuririmba indirimbo y'ubuhanuzi, umuntu umwe akumva arakangutse ku mutima, undi yarangiza akaza ngo ndasaba ya ndirimbo wa mumama yagiraga gutya, ukibaza iyo ndirimbo yabuze igice abura na refure.
Mose ubwiza bw'Imana yari yambaye bwatumaga abantu bashyira intera hagati ye nawe. Iyo twambaye ubwiza bw'Imana ntibidusaba kwiremereza, ariko nagira ngo mbabwire, umuririmbyi wambaye ubwiza bw'Imana umaranye n'Imana iminsi ku musozi ntashobora gushyira ibere hejuru ngo aryerekane, kuko mu maso ye hari ikintu abantu bari burebe bakanezerwa, ntakeneye kugira ikindi. Umuntu uzabona yambaye nabi, yambaye ubuntu bw'ubupasura budahwitse, umuntu uzabona ukabona yambaye imyenda imwegereye uko ateye urimo urabibona, umuntu uzaririmba ukabona arimo ararerembura. Dufite abantu barerembura nk'indaya mu ndirimbo zo gusenga. Ena White mu gitabo cy'ibihamya by'itorero yagaragaje yuko hari abagabo bazaza n'abasore bazaza bakururwa n'abagore bafite imico yangiritse. Dufite n'abakameramani batajya baboneka mu materaniro yo kuramya, bagera ku rusengero baje guhiga amasura meza muri korari. Indirimbo ukabona barimo baratinzamo umukobwa umwe, ariko abandi baba ari ibipupe. Mwagiye mukora photoshop bakigumira mu rugo mukazabomekaho nyuma. Niyo mpamvu abantu bafite amasura meza nimusenge cyane, mwe mugomba gutinda ku musozi cyane. Uretse ko n'abafite amasura mabi nabo bakwiye gutinda ku musozi. Uzi umuntu iyo kurebye agahita akubwira ati rwose ntakubeshye, wenda sinzi niba hari undi wabikubwira, ariko nk'inshuti yawe rwose nta kintu uriho pe. Uramutse udatinda ku musozi n'ibyo wari ufite wabijugunya. Icyo nashakaga kubabwira ngiki, umuziki ntago bikiri ukuramya Imana, ahubwo kwamaze kuba uruganda. Ujya kumva umuntu ahamagaye pasiteri, ariko pasiteri nk'abantu dukora mu ruganda rw'umuziki muduteganyiriza iki? Uruganda ki? Uruganda ki? Twaje hano mu ruganda, twaje hano mu bitaro. Iri torero ni ibitaro. Iyo rero byamaze kuba uruganda, buri muntu wese aricara akavuga ati ze muri kiriya gitaramo nzakuramo iki? Igihe Mose yari arimo kubavugisha, n'amagambo ari mu Bakurambere n'Abahanuzi paje 218, mu ijwi rye nta kindi bumvisemo Mose arimo kubavugisha uretse urukundo n'impuhwe. Maze hanyuma umuntu umwe agerageza kumwegera kubera gutangara cyane, ntiyashoboraga kuvuga, maze atunga urutoki mu maso ha Mose, arangije arutunga mu ijuru ntacyo avuze. Uwo muyobozi ukomeye yamenye icyo uwo muntu w'Imana ashaka kuvuga. Bishoboka ko rero umuntu ashobora kugutunga urutoki, yarangiza agahita arutunga ku mufuko, agahita avuga ati uriya ku ifaranga agira gute? Arebaho. Bishoboka ko umuntu yagutunga urutoki, yarangiza agahita agira gutya ati uriya ku bagore arebaho. Ndashaka kukubaza, umuntu yagutunze urutoki arutunga he handi? Simwe mbaza. Ubu musoni umuntu yantunze urutoki, ahandi arutunga ni hehe? Reka mbabwire, dufite urugendo runini. Nashimye Imana yuko irihishurwa ry'uko uyu mwiherero ukenewe Imana yaricishije mu baririmbyi. Kubera iki? Namwe muri aha ngaha muri uyu mugoroba, uko Satani yateze abaririmbyi, ni nako namwe abasanzwe mwumva indirimbo Satani yamaze kubatega. Ubu dusigaye, kera umuntu yajyaga gukoresha indirimbo akajya kuri aba bana b'aba DJ akababwira ngo nshyiriraho indirimbo z'abadive, ariko umudive wasigaye aza akavuga ngo nshyiriraho indirimbo z'abadive uvangavange n'iz'aba bandi. Ukajya kumva akubisemo ngo papa wanjye yaguze igare, ubwo ni indirimbo y'ubusambanyi. Wajya kumva havuyemo Yesu azaza, amen aleluya, papa wanjye yaguze igare. Mu modoka yawe, iwawe mu rugo, iyi ndirimbo y'Imana ikurikiwe n'indirimbo y'isi, wowe uba wumva uri mu buhe bwami?
mu mitwe yanyu rero indirimbo z'isi n'iz'Imana zaregeranye, nk'uko mu mitwe y'abaririmbyi gospel na secular byamaze kwegerana. Umuririmbyi umwe navuze wo mu idini ritari ryacu aherutse kugenda, urumva yakundaga indirimbo za Lucky Dube indirimbo yitwa Slave yarayitangiye akazavuga, noneho barangije bagakubita rwose ari akarege keza, bakazabashyiramo ngo Yesu wanjye ndagukunda, ariko indirimbo incurango ni ya yindi. Umukecuru umwe mu idini navuze aherutse kwiririmbira rape, kazaza yigirira gutya intoki. Indirimbo yarahitinze cyane. Ariko nagira ngo mbabaze, igihe turimo ni icyo gusa n'abapagani kugira ngo tubireherezeho, cyangwa ni icyo gusa n'uwo twari turi kumwe nawe ku musozi? Buriya icyo nkundira abaririmbyi, aho yatinze arahakwereka. Cyakora ukabona umuntu ni umumama agiye muri korari, yari umumama utagira amagambo menshi witurije, yagera muri korari agakubitanamo n'umukobwa, umukobwa akamubwira ati ariko mama ko mbona uri umuturage kandi mufite amafaranga biti? Mama yarangiza ati se ni iki amafaranga ahurirahe n'umuntu? Ati no, ati umuntu yakorera mu maso abona uri umuntu w'umuturage, ibyo bintu by'ibijipo byawe ibintu byose akabipinga, inzara ni iki? Nuko uzajya kubona ubona umuntu w'umumama wiyubashye rwose abantu bubahaga, korari igiye kuronshinga asigaranye akantu k'akarongo, ingohi bazimazeho basize akantu k'akarongo tubiri duhagaze, noneho n'umugabo yamureba akavuga ati mama kana uriya nabonaga ni wowe. Birababaje. Uyu ni umugoroba wo kwisubiramo. Murimo murashaka ibirungo, kandi ibirungo biva ku musozi. Ibirungo biva ku musozi w'Imana. Jackson, ujya uhimba indirimbo? Igihe cyose ujagaraye cyangwa urimo kugendana n'abantu benshi, iyo uhimbye indirimbo urayibuka? Ntibibaho. Ubu muzabyumva, dusigaye dufite abantu bahimba indirimbo ugahita umenya uko yayihimbye agize gute ameze. Ndabasabye tujye ku musozi tubonane n'Imana, ubwiza bw'Imana bujye kuri twe. Icyo kizatuma abantu batwubaha, kandi ubwiza bw'Imana iyo buri muri wowe. Mwigeze mwumva ahantu na hamwe mu itsinda Abisiraheli bari barimo, mwigeze mwumva umuntu wafashwe n'abadayimoni mu butayu? Ko wasomye byinshi. Mu butayu hari umuntu muzi wafashwe n'abadayimoni yikubita hasi arigaragura? Ntibibaho. Hari inkingi y'igicu, bagendanaga n'ubwiza bw'Imana bwa Shekina mu buturo bwera, kandi abakozi b'Imana ubwiza bw'Imana bwari bubariho. Kubw'ibyo rero Satani yashatse aho yinjira mu buyobozi akahabura. Abisiraheli babagaho kuri gahunda, iyo wavaga muri gahunda byabaga bikunaniye, kubera ko Satani arabizi yuko mu kajagari niho aprofitira. Imana yari yarapanze yuko Abisiraheli bubaka inzu zabo zigose ubuturo bwera, ariko hari ibirometero byagenwe hagati y'Umwisiraheli wa nyuma n'umunyamahanga wavuye mu Egiputa bakurikiye. Nta munyamahanga waturaga ku buturo bwera. Hari intera hagati y'abanyamahanga n'Abisiraheli nubwo bagendanaga. None ndashaka kubabaza, yego dufite abantu tugendana, ariko nagira ngo nkubwire ngo kuba uri umuririmbyi hari umuhamagaro utandukanye n'uw'abandi. Wowe ntabwo uri umwizera usanzwe, uri umwizera usanzwe mu buryo bwo guca bugufi, ariko mu buryo bw'umuhamagaro ntabwo uri umuntu usanzwe. Wakagombye kugira imyumvire iri hejuru. Korari yacu pastor adutegetse yuko tuzajya mu mavuna gutangiza ivuna irunaka intara yacu irimo gukora. Nta yindi korari babonye, nitwe bazi dushobora gutabara, ariko nimukadupinge ngo mudufatiraho mushatse. Uzanamubwire nawe aze twibonanire, ntakajya dufata nk'abana be, twebwe araduhemba. Ubundi reka njye ikintu mbabaza, ubundi umuntu ufite filozofi nk'iyo, ubundi no, reka mbabwire, mwari muzi ko n'abazamu bo ku rusengero batagira iyo filozofi? Hari abaririmbyi ubu ubona
bafite imyumvire iri hasi cyane ku buryo yakagombye kuririmba umwaka wose indirimbo ivuga ngo nzamura maze ungeze ku rugero rugize gute rukwiriye. Matayo igice cya 5 umurongo wa 16, Yesu yaravuze ngo, reka aya magambo nyasome uko ari, nyasome uko ari. Matayo igice cya 5 ni amagambo azwi na bose, ariko ndifuza kugira ikintu gikomeye nyavugaho. 14, muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kugira gute kwihisha. Reka mbabwire yuko hari abantu muri mwe, iyo bitaba amaraso ya Yesu, iyo bitaba umuhamagaro w'Imana, hari abantu uyu munsi wa none muri aha mutari kuzapfa munamenyekanye. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yatugiriye icyizere itugabira umurimo wayo. Uraza waje nk'abandi kuri Yorodani bakubatiza, nkanjye kuri Yorodani mpahagaze nambaye ikintu cy'igipantaro cy'igikoboyi n'igipira cya Lacoste, ntago nari nzi ibintu iyo biva niyo bijya. Ariko uyu munsi wa none nambaye uniform ya Master Guide, ndatambuka naca ahantu umumotari ati muyobozi jyaho ngutware, hari na moto ntajya nishura. Umuntu yamara rero kubona abantu bose bamukomera amashyi akibagirwa itorero, ntago bibaho. Hari abaririmbyi batari kuzapfa banicaye ahantu mu iteraniro ry'abantu nka 50, wenda ukicara nko ku murenge nabwo bakuzanye mu matiku. Ariko Imana yatugiriye icyizere, iduha umurimo wayo. Ku ruhimbi muri korari ufata mikrofone bitewe n'icyo Imana yagucishijemo ushoboye, atari ukubera amafaranga. Cyokoze niba hano hari korari itanga mikrofone ikurikije imodoka abantu baparitse ku muhanda, iyo korari iri mu manegeka, ba pastor bazandika toa. Buriya inzu ziri mu manegeka iyo uyizengurutse n'igihe nyira y'abatabizi, ariko ugasanga nka leta yaragiye ikubita akantu kanditseho iki toa, wowe kaguma ukazaza usiga amarange mu nzu, ariko wazajya kubona ukabona baraje bati hari imvura igiye kuzagwa kandi iyi nzu yanyu iri hehe mu manegeka, twagira ngo muduhe imyirondoro, leta ishaka ibimurira. Hari korari zakagombye gushyirwaho toa. Jackson, hari korari uzi herutse gukora amahano ariko yita gashya. Buriya udaherukana n'Imana rero ukora amafuti ariko ukumva ngo wesheje imihigo, ukabona umuntu Imana avuga ati rwose ati muri no minsi turi mu bihe byiza, byahe ko muri mu bihe bibi. Abaririmbyi musanzwe muririmba, indirimbo dufite ivuga ibihe byiza by'iki byo kuririmba, ivuga ibihe byiza byo kuronshinga, ibihe byiza byo kugira abamambure benshi, ibihe byiza byo kugira gute byo gusenga. Iyo korari rero yagiye aho buri wese yigaragaza uko ari, ariko icyo nkundira abantu barayerurira. Ibyo yakoze kwari kugira ngo bayishime, abantu barayigaya we. Ariko nagira ngo mbabwire bantu b'Imana, muri uyu mugoroba mfite umunezero w'uko mwatekereje neza. Mfite n'agahinda kuko hari umuntu uri buve hano ibintu birimo kubera hano nta hantu bimukoze. Uwo rero arabaroze kubera iki? Bavuga yuko umwana waserewe na se agahurirwa na nyina, uwo mwana yarangiza bakamutekera ngo ariko akituma inkumbi ngo abaroze. Ni ukuvuga ngo papa wawe yagerageje arasekura, mama wawe agira gute yego, bajya guteka bashyizemo impungenge za kibyeyi, ariko uwo mwana nujya kubona ukabona ibintu yituma ni ibintu bibi, uzamenye ko uwo mwana ntabwo yariye mu rugo gusa, ahubwo yariye na hehe no mu gasozi. Nicyo nashakaga kuvuga. Amavuna yabaye, umuntu yaje, inama z'itorero zihamagaje abaririmbyi, amateraniro nk'aya yarabaye.
icyumweru gikurikiye umuntu akomeje bya bindi yageraga gute yakoraga, uwo muntu aba aroze. Kandi igihe Mose yari ku musozi, Imana ntiyamuhaye gusa ibisate by'amabuye byanditsweho amategeko, ahubwo yamweretse n'inama y'agakiza. Mose yabonye ko igitambo cya Kristo cyashushanywaga n'imigenzo n'imihango byo mu gihe cy'Abayuda, kandi umucyo wo mu ijuru wavaga i Karuvari kimwe n'ubwiza bw'amategeko y'Imana nibyo byatumye mu maso ha Mose harabagirana hatyo. Uko kurabagirana kw'ijuru kwagaragazaga ko Mose ari we muhuza ugaragara, uhagarariye umuhuza nyakuri. Ubwiza bw'Imana bwavaga ku bintu bingahe? Bibiri. Umucyo w'i Karuvari, kuko Mose yeretswe inama y'agakiza, yerekwa iby'i Karuvari. Iyo Karuvari yarebaga, havuye umucyo umukubita mu maso. Amategeko 10 y'Imana, havuye umucyo umukubita mu maso. Noneho uwo mucyo wavaga kuri ibyo bintu bingahe? Bibiri. Ndabasabye, ujya wumva iby'igitambo cya Yesu cy'i Karuvari bigukoraho uretse kubiririmba? Kangira ikintu mbabwira. Umudamu umwe ukina komedi bamwoherereje umuntu wari ubabaye, barangije aramubaza ati se wowe kuje unsanga? Aramubwira ati ndababaye, numva nanakwiyahura. Arangije aramurangira ahantu, aramubwira ati rwose nanjye ubwanjye nubwo ndeba nanjye nsetsa abandi, ariko nanjye ntagize gute, ntasetse ikibazo ufite nanjye nicyo mfite. Iyo maze gusetsa abandi agahinda bari bafite ninjye ngatahana. Mwari muzi ko abantu basigaye baza ku rusengero abaje bafite umushiha wo mu rugo, mukaririmba bakawutereka hasi. Abantu baje baratwawe n'ubuzima bakabishyira ku ruhande. Abantu bayoborwaga n'umubiri n'ibyifuzo byawo, muraririmba bagashyira hasi. Mbabazwa nuko amabage yabo twebwe abaririmbyi ari twe tuyatahana. Kubera iki? Waje ku musozi utazi impamvu ikuzanye. Iby'i Karuvari bijya bigushishikaza, ujya wicara ibintu by'i Karuvari ukumva urabikunze, ukumva ukuruye iby'igitambo cya Kristo, ukumva imbabazi zatangiwe i Karuvari urazifite. Reka ngire ikintu mbabwira, abaririmbyi dufite n'amateka mabi. Mwari muzi ko korari y'abantu barenga 244 bari baragenwe kuzaza baririmbira Yerusalemu kugira ngo abo bantu bizahuriranye no kuvuka kwa Mesiya. Harya Yesu avuka bararirimbye? Haririmbye iki? Abasomyi b'Uwifuzwe byose, ibyaremwe, ibivumvuri n'ibiki byose. Abamarayika baramanutse baraza, baje baravuga bati byanga byakunda Kristo araririmbirwa. Abamarayika baragiye bajya guhamagara abashumba, bafatanya n'abashumba. Harya abashumba bagira ijwi. Muyobozi haguruka nkwibarize. Yego Jackson, uramutse ugiye kwakira umuririmbyi akakubwira ati ubu ntundebe gutya, maze imyaka 20 ndagira inka, nzi kuzivugiririza nziki, uwo wamufata ukavuga uti twinjije umuririmbyi? Cyo nashakaga kubabwira ngiki, Imana icyo yagennye kiba kiri busohore. Hari igihe abahanga muri muzika ujya kubona ukabona Imana ibateje abashumba. N'ubu byaratangiye. Uricara wiyemere, ushwane na korari uyivemo, ugire ngo igiye gusenyuka. Ujye kubona ubona umwizera utaririmbaga ufataga mikrofone mu gihande araje. Umuyobozi w'indirimbo ahimba indirimbo, nibarangiza bayikubite wa mukobwa bamubwire bati Nyagasani niwe uzatwambutsa. Akubita indirimbo nubwo bavuga ati Mana umbe hafi. Ya ujya kumva korari zose iyo njyana zayiganye. Ariko Imana yizaniye umushumba kuko abatekinisiye bari bagize gute? Bari babuze. Abantu mwitwa abatekinisiye mu kuririmba muri uyu mugoroba, mubimenye yuko buriya murimo muraririmbana n'abashumba mutazi, kandi igihe cyose uzazuvamo Imana izazi gusimbuza umushumba. Icy'ingenzi nuko kugaruka kwa Yesu gutegurizwa abantu. Ndabinginze, ni nk'uko ababwiriza ujya wicara ukavuga uti simboneka. Oya,
jya ubimenya yuko hari amabuye. Buriya nujya kubona ukabona hahagurutse umuntu ku ruhimbi, yarangiza akavuga ati ngewe ni ubwa mbere mpagurutse kubwiriza, n'ikibwirizwa cyanjye aho kiza gushirira naho ndafungira. Yarangiza akabwira ati munyihanganire sinzi no gusoma, agahita ashimira umuyobozi wamushyize kuri gahunda ati wakoze ariko ndumva nifitiye ubwoba. Ikibwirizwa akagitanga, abamarayika bakamanuka, yazaza avuga isomo yaricikishiriza, abamarayika bakavuga ngo buriya yashatse kuvuga ngo. Abantu barahaguruka bagahita bavuga bati burya dufite impano hano mu bibare abantu batari bazi, uriya mwana yakora n'ivuna, ariko ubutaha muzamuhe n'iteraniro ry'umuryango arikoreshe. Naho umuntu abamarayika bahagaze ku ruhimbi baribwiririza, ariko mwa mufite ababwiriza b'abatekinisiye, muvuga muti kanaka ataje abantu ntibaza. Icyo nagira ngo mbabwire, gutegurizwa ubwami bw'Imana, Imana yiteguye kubikora. Abagomba kuvuga nibatavuga n'amabuye azagira gute? Zavuga. Muri uyu mugoroba rero gerageza ushyikire icyo nshaka kuvuga. Menya yuko nta piyese idasimburwa mu itorero ry'Imana, ntayo. Hari igihe firidi ijya kujyana umupasitoro, abizera bakarira. Buriya tugira abamama bagira amarira ya hafi. Abamama mwiriwe, bagira amarira hafi rwose. Umumama utarasuhuza na pasiteri ujya kubona ukabona arariza, ariko abangaba baza batwereza umupasitoro, ubu n'uyu mwiza koko baramujyanye, akongera akarira ati pasita ntibakujyane nyine. Ariko firidi bigomba kubikora, kuko iyo abizera batangiye kurerera umupasitoro ntabwo riba rikiri itorero ry'abadivaniste, riba ryabaye ADEPR. Icyo nashaka kubabwira ngiki, pasitoro arahava hakaza undi, mukabana mukazaza mumusura, ukumva bizera bose baramusuhuza. Ni ukuri Imana yakuzaniye igihe, harya Imana barabonaga ya marira. Icyo rero nagira ngo mbabwire ngiki, nubona abantu bagukunze, ukabona abantu barakuririra, ntuzagire ngo uri piyesi idasimburwa. Mugerageze muce bugufi, mwibuke umuhamagaro. Umuntu agatanga igitekerezo bacyanga akavuga ngo aragiye ntazagaruka. Nezo no mu rugo iwawe uzatanga igitekerezo bacyakira. Icyo nkundira, urugo rurigisha, keretse umuntu ufite urugo rubi. Ariko urugo rurigisha, uricara ugatanga itegeko, wamara kuritanga nyuma y'iminsi ine umwana agahita aza ati ariko papa nawe uduha amategeko urakaye kandi nawe urayica. Undi agahaguruka ati papa rero uvuga nabi kandi nta cyabaye, ejo bundi wavuze nabi ngo ibi n'ibi byabuze kandi wasanze ari wowe wabibitse, wibagirwa aho wabibitse. Nawe rero jya udusaba imbabazi. Urugo rurigisha, korari ni nk'urugo, ugomba kwitoza kwiga. Bantu b'Imana, ndashaka kwihutira gushaka umusozo. Igihe Imana yashyiragaho indirimbo, ibintu Imana yari yashyize mu ndirimbo, nimureba mu ivugabutumwa paje 383, kuri iyo paje ijambo ry'Imana ritubwira ko mu ndirimbo Imana yashyizemo imbaraga ikomeye yo gucecekesha kamere y'ikinyabupfura gike n'ubujiji. Mu ndirimbo bizera b'itorero muri hano, mu ndirimbo 350 dufite, habamo imbaraga icecekesha kamere y'ikinyabupfura gike n'ubujiji. Uko muzabona tuba twicaye mu materaniro tugafungura indirimbo zisanzwe, abizera bakazumva ariko bo bataririmba, muzamenye ko ubujiji bazabugumana n'ikinyabupfura gike bazagira gute? Bazakigumana. Ukurepeta cyane, ukuririmba indirimbo cyane, niko ikwimukiramo. Kandi ikwimukiyemo igabanya umuvuduko wawe mu guhubuka. Hari abantu bahubuka cyane, kuno ukabona umuntu ageze gutya aguhereje mikrofone, wari wahamagaye umugabo wawe ngo aze kureba uko uririmba. Buriya abamama n'abana beza, hari igihe abwira umugabo atuze kureba korari yacu iri buririmba, uyu munsi ndafata mikrofone. Kandi muri repetition batarabigennye ko azagira gute? Azayifata avuga ati nubaka umutwe w'umugabo wanjye abone ko afite umuntu usobanutse.
mu gihe barimo kuzifata nawe ukaba urayifashe, wamara kuyifata cyakona ukabona umuntu w'inkonkobotsi agize gutya, arebye hepfo na ruguru, agahita yigushikuza nk'ugiye kuyihuhamo, ukagira ngo arayigusubiza, agahita ayikubita uri ku ruhande. umugabo yarangiza agahita aseka, umugore agahita abibona. Ni handi uzajya kumva wumva umumama muramubwiye muti se abantu bati mwaririmbye neza, umumama yarangiza ati abaririmbyi ntimuncike, abaririmbyi mukegerana, umumama agahita avuga ati nagira ngo mbasezereho ntago nzagaruka. None se mama kuki utazagaruka? Ndagira ngo kuva uyu munsi mbe umumambure wanyu, nzaza mbaha amafaranga, murabizi ndayafite, aho mwagiye nzaza mbaba hafi, ariko gukomezanya ntago bikunze. None se hari umuntu mufitanye ikibazo muri korari? Imbere y'Imana rwose ntawe. None se hari umuntu dufitanye ikibazo ra? Naho umumama yiyubakiye ubwami murabusenya. Ariko hakagombye kubamo ikintu cy'ubwenge. Uriya muntu utanga mikrofone yakagombye kwibaza ngo ko ahantu hari mikrofone 3 za soprano, abantu bayobora ijwi 2 bakaba bayifashe, aho kugira ngo uyu muntu muhe iteraniro ryose nayimurekeye, harimo n'ababagome ahita ajya kubyuma agahita avuga ati mumumanure, ukayigumana washyushye. Ariko reka mbabwire tutabeshye, uretse ko abizera bo tuba twabakinze ibikarito mu maso, ubundi ijuru ritubona gute? Ndashima Imana yuko mu kibwirizwa cyiza gukurikira, Imana iraza kubashakira umuti w'ibi ngibi byose. Ariko ndashaka kubabaza, ikinyabupfura gike n'ubujiji. Urikoze ufashe telefone wohereje message, noneho abantu bo muri korari urimo uraboherereza ama message, mwagezeyo muryame neza, wagezeyo uryame neza, warangiza woherereje abantu message bigeze saa 6 za nijoro, umugabo aryamanye n'umugore, wageze mu rugo uryame neza, umugabo agahita abyuka ashaka kureba isaha muri telefone y'umugore akabona message iraje, wagezeyo uryame neza, umugabo arara arimo kwipakira. Ibyo bita kwipakira murabizi, ni ukwihingamo ibintu bitanariho rwose, ukarema ibintu mu mutwe ukanabyitsindagiramo, noneho ugatangira kubona n'amayerekwa yabyo. Buriya abagabo turi abana beza, wipakiramo ibintu ukabyerekwa ukabona byanagize gute. Mu ndirimbo harimo imbaraga igomba gucecekesha ubujiji. Niyo mpamvu abantu iyo batubonye abaririmbyi, iyo ubonye abaririmbyi bose baririmba, ugira ngo bose barangije kaminuza, ugira ngo bose bafite amafaranga, ugira ngo bose babi Kigali. Ariko hari umuntu usanga ugasanga atuye hano afite imyumvire y'ahantu kure ya kaburimbo. Birahari rwose. Ariko nshuti z'Imana, ko twagize amahirwe tugahagarara aho abizera batinya guhagarara, mwaretse tugasaba Imana ikatwigisha ubwenge. Mu ndirimbo Elena White yaranditse ngo harimo imbaraga ikangura intekerezo n'umwuka w'impuhwe. Nuvuga ngo mu ndirimbo umuntu wagiye kuririmba yakagombye kuba ari umuntu ukangutse ku bintu byiza, kandi yakagombye kuba ari umuntu ugira impuhwe, ku buryo bicara bakakubwira bati turashaka kuzajya kuririmba ahantu ni itorero rikennye, n'agashami gafite abantu 30 batuye kure y'umuhanda. Ibyo bintu ukumva birimo birakuzaniramo impuhwe, mwajya kuririmba mwahagera mwabona situation uko imeze, mugahamagara abantu mukavuga muti rero aba bantu barababaje, ibyihutirwa tubakodeshereza inzu byibuze bajye babona aho basengera, noneho ibindi tubakorera ubuvugizi Kigali, amakorari yacu yose tuziranye nayo tujye tuyazana dukorera igitaramo. Urabona aba bantu nitwe bazi gusa, ariko ubu nta mpuhwe. Ikintu cyitwa impuhwe cyararangiye mu bantu. Mbabwira impamvu nta nimwe wabaririmbyi tugira. Ni gute korari ririmba nabi ku itorero ryanyu, umwaka ugashira, imyaka 2 ikagera n'ubwo isenyuka? Hari ahantu hamwe umuntu yigeze kujya gutira senti, barangije umuntu arabwira ati ntimuyibahe batazaririmba neza bakaturusha. Umwuka w'impuhwe nta uri mu baririmbyi b'uyu munsi. Icya gatatu Elena White yavuze kiri mu ndirimbo, indirimbo iteza imbere umwuka wo gukorera kuri gahunda.
uko umuntu ubundi kuririmba ni gahunda, kuririmba ni gahunda, kwambara ni gahunda, isaha yo kurepeta ni gahunda, kujya aho muzajya ni gahunda, iyo mugezeyo uko mwitwara ni gahunda, kurya ni gahunda. Iyo ugezeyo ugasanga batetse imyumbati utayirya, ntabwo uhita uvuga ngo ye baba we ngo baduteze imyumbati. Hoya, ugomba kwicara ukareka abayibasha bakayibasha, ariko ukicara ku meza ugatera umusingo. Dufite korari z'i Kigali zigera mu cyaro, ariko ahantu badutumiye ubu bari batwiteguye. Bakwitegura iki? Nshuti z'Imana, nagira ngo mbabwire ikintu cya kane Elena White yavuze kiboneka mu ndirimbo. Indirimbo ihagarika kwiheba n'igishyika. Mu ndirimbo Imana yashyizemo imbaraga irinda umuntu kwiheba n'igishyika. Ndashaka kuvuga yuko umuririmbyi yakagombye kuba ari umuntu ufite morale, yakagombye kuba ari umuntu ufite courage, udaheranwa n'ubukene, udaheranwa n'ibibazo bye. Umuririmbyi yakagombye kuba ari umuntu ufite ubwiza bw'Imana, ku buryo umuntu atakubona ngo akubone mu musore ukennye. Oya, ariko uyu munsi wa none uko tutabana n'Imana ngo idusige ubwiza bwayo, niko n'abantu bagenda bavumbura uburyo tubayeho. Ndagira ngo nsoreze kuri iki kintu gikomeye. Nyamara usanga rimwe na rimwe gushyira abaririmbyi ku murongo mwiza no kubakomereza gukurikiza gahunda bikomeye cyane. Abenshi mu baririmbyi bashaka gukora ibintu bakurikije uburyo bwabo bishakiye. Barwanya kugisha abandi inama, kandi usanga batihanganira kugendera kuri gahunda y'ubuyobozi. Paje 390 igitabo cy'ivugabutumwa. Nshuti zanjye, dukwiye kwitoza kugendera kuri gahunda. Abantu benshi ntago bazi yuko kuri gahunda tugomba gutoza amajwi. Gutoza amajwi bigomba kuba biri muri gahunda. Ndagira ngo mbabwire ikibazo gihari. Abarimu baraha b'amakorari muhaguruke. Abantu bajya bigisha amakorari muhaguruke. Abantu basanzwe bigisha amakorari ndimo ndabona bangaye. Mwarabibonye ko iyo umuntu mutoje kuririmba ukamwibandaho rwose ngo ave mu muririmbyi muzima, ujya kubona araguhamagara arakubwira ati ariko kungendaho biti, dufitanye ikihe kibazo? Umuntu umwe baramutoza arangije abwira umuntu ati niba utanshaka wanyirukanye. Uko abantu ugenda ubereka urugero rwo kuririmba urwo ari rwo, niko abantu barushaho kurakara. Ariko Elena White yagiye ahantu mwiyerekwa asanga ngo abantu bamwe bararirimba urufunguzo rwabananiye, barimo kuririmba ibintu bidafite gahunda. Ngo iyo ndirimbo yaramubihiye cyane, yumva arazinutswe ikintu cyitwa indirimbo. Aba bagabo rero baranagowe cyane. Iyo uhereje umuntu mikrofone wa repese byitwa yuko umukunda, iyo umuntu mugira inama uko baririmba byitwa yuko umwanga. Ariko ubundi nagira ngo mbabaze, niba kuririmba ubona bidakunda ukaba utazatoza ijwi, wazabaye umudiyakoni? Uretse ko nabyo bisaba umuhamagaro, kuko umwizera gututse we wamudiha. Kuba umudiyakoni bisaba umuhamagaro n'umwuka mwiza wera. Abaririmbyi rero nimwitoze kuririmba rwose, nimugerageze. Uzi kwicara korari bakayitumira, umudamu umwe akavuga ngo ntazaba ahari, korari yose igahita ivuga ngo ubwo rero ngo niba atazaba ahari ngo vuga ko atazaba, twese tutazaboneka. Nagira ngo mbabaze, napfa ntimuzaririmba? Si mwembe ndimo kubaza? Nimwitoze kuririmba kugeza ku rwego korari abahanga baramutse basibye bose abafata mikrofone mwagenda mukaririmba kandi abantu ntibamenye ko korari yahindutse. Icyo kintu ni mukigerageze, icyo kintu ni mukigerageze. Mwicare. Gutoza ijwi, gahunda y'imyambarire, gahunda yo guhura
kugira ngo musubiremo mufate umwanya wo gusenga. Gahunda mu buzima busanzwe, kuririmba bisaba kuba uri umuntu ugira gahunda. Ugomba kugira igihe cy'Imana yawe, ugomba kugira igihe cy'akazi kawe. Hari abaririmbyi babaye umutwaro kuri korari kubera ko azi kuririmba tenari, ugasanga amafaranga mwatanze muri fundraising arimo arabwira perezida ati nutandihire inzu ukwezi, nimutangurira inkweto ngo mugure na uniform, nimurangiza muri momo yanjye mushyiremo 50,000 byo kugendana nk'umuntu w'umusore, korari yanyu muyigumane. Kubera iki? Arashaka kuririmba tenari. Dufite abakobwa bazi kugira gutya amaboko, nabonye musigaye muyagira gutya. Nabonye muri David abaririmbyi bose hasigaye bagira gutya amaboko nk'adafite imbaraga, kandi ubwo babibonye ku muntu umwe ntavuze, ariko bose umuntu asigaye afata mikrofone yajya kuririmba akarerembura amaso akagira gutya akaboko. Ninde wababwiye ko mwese mugomba kuririmba mumeze gutya? Abaririmbyi ba tenari simbizi, ntago nzi uwabizanye, ariko njya kubona nkabona umuntu ugiye gutera igice ari umuririmbyi wa tenari, akagura ahita akagira gutya. Ubundi ibi byo byaje gute? Ubundi muhagaze nk'uko kera bahagararaga ntabwo ijwi ryasohoka. Nashakaga kubabwira, iyo udafite icyo ukora uhinduka umutwaro ku bantu, nuko babiguhisha. Ni gute korari izaza ihora iguteranyiriza? Itike bateranyije, inifomu bateranyije. Buriya mu makorari habamo abantu bahora bavunika baracecetse. Hari abantu bashoye ijwi n'amatiku gusa. Bantu b'Imana, turi ku musozi w'Imana, ariko hari ibintu bituma tutabona ubwiza bw'Imana. Itange, gerageza ukore, kora akazi k'ubuyede. Ntago kuririmba neza bivuze ngo ugomba no kubukora muri hoteli. Oya. Hari umuntu tuziranye twigeze guhurira ahantu mu kazi, hari ikiraka twari dutegereje, tugiye ahantu tugiye kwaka ikiraka cy'abasirimu. Amiyeri arabyibuka. Twagiye ahantu tugiye kwaka akazi nk'abantu b'abasirimu. Tugezeho baratubwira bati rero ako mwashakaga ntago turagatanga, icyakora hari akandi karimo amafaranga, ntago nkavuze. Urabyibuka? Twakubise iminsi 3 dukorera amafaranga meza cyane, kandi tukamanuka ku rusengero, repetition tukayitabira, ariko ukavuga uti repetition nirangira ndagurira abaririmbyi amata. Akoreka ngiye ikintu mbabaza, undi muri korari umaze iki? Byibuze hari ikintu wigeze uzana muri sorti ngo uvuge uti uyu munsi abantu bariye ku mvune zanjye? Gushora itiku gusa n'ijwi. Nimwitoze gukora. Pastor, ibi bintu mbikubwiye kubera ko hari amakorari agiye no gusenyuka kubera abantu bayakamama amafaranga. Baze kuyiririmba mushyire kuri mo 100,000. Soprano ni iki? None hari n'abasigaye bihisha korari ziri bujye muri studio. Uko ni ubupagani. Nta mugisha w'Imana uzakura muri ibi bintu niba udafite ubwitange. Ariko nanone ni ikimenyetso cy'ubukristo buke. Ndabinginze nimuze muri Kristo, muze ku Mana, muze mu nzu y'Imana. Imana icana umuriro mu mitima yacu, turahurira abandi. Bitari ibyo uzazima. Nzabaririmbyi bari bakomeye cyane kubarusha, ndetse abenshi mu nzego z'ubuzima barazamutse, ariko iyo umuganirije arakubwira ati muntu w'Imana musoni ntakubeshye narazimye. Ariko reka mbabwire, nta muntu n'umwe utazima, ntitugaseke na bagenzi bacu. Ahubwo isoko urahuraho ni iyihe? Tugomba kugira gahunda. Hari igihe cy'akazi, hari igihe ugomba kugenera umubiri wawe ukiyitaho, hari igihe ugomba kugenera ubucuti, hari igihe ugomba kugenera ubuzima rusange, kubana n'abantu. Ibyo bintu ugomba kubivanga. Ariko korari niba ifite gahunda yo kuririmba saa 5 ukohereza message ngo hari umuntu w'umuhanti wanjye nagiye kureba, biba bigaragaza ko nta muhamagaro ufite. Korari yateguye ahantu iri bujye mu mavuna, ukohereza message ngo murumuna w'umugabo wanjye ngo yaje, ngo tujyana kwa tonto, ngo tuhageze ngo natujyana kwa tantine, ngo mbega twagiye ahantu henshi. Ibyo bintu biri muri gahunda. Ugomba kumenya umuhamagaro, ukamenya ko umurimo w'Imana uri hejuru y'ibintu byose. Ariko ibyo byose ndagira ngo nsoreshe isomo ry'Abaheburayo igice cya mbere
umurongo wa 3. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 3. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 3. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kwezwa no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Amen. Kristo niwe bwiza bw'Imana. Iyo Kristo umwakiriye, ubwiza bw'Imana buba kuri wowe. Bantu b'Imana, nagira ngo mbasabe, ubwiza bw'Imana nibwo buzatuma abantu banyoterwa kutwumva. Ubwiza bw'Imana nibwo buzatuma umugabo wawe yishimira ko waguma muri korari, kuko uko wagiyemo akubona ntabwo ariko akigira gute, akikubona. Ubwiza bw'Imana nibwo buzatuma wa mukobwa we, ababyeyi bawe mu gihe korari izabasura bazavuga bati, twebwe ababyeyi b'uyu mwana turamubahaye, kuko magingo aya kuva yabageramo hari impinduka zabonetse. None ndashaka kukubaza, koresha urugendo ibitekerezo byawe kuva wagera muri korari. Ni ikihe kintu cyiza kikuzwiho ku buryo uramutse upfuye bakazenguruka isanduku yawe, abantu bavuga ngo duhombye umuntu w'Imana, duhombye umusirikare? Ni igiki abantu bashobora gufata bagaprojecta kuri screen kuriya, bakavuga bati niyigendere, ibyo yagombaga gukora yarabikoze. Yari umuntu utagira itiku. Niyo muri korari twashwanaga yatubwiraga ati, mupfukame dusenge tudatahana aya matiku, ntabwo twaba dutashye neza. Yari umuntu wajya kudukurikirana ibintu by'amafaranga. Haba hari umuntu utatanze akamwegera ati, wagiye ukorera Imana ko amafaranga ufite n'isi yayatwara. Icyo nashaka kubaza ngiki, abantu baramutse bazengurutse isanduku yawe ku munsi usoza ubuzima bwawe, ni ubuhe bwiza bavugaga wari ufite? Inshuti zanjye, nta muntu n'umwe ushobora gushimirwa ko azi soprano na bass. Niyo mpamvu Kristo ufite ubwiza niwe wenyine ushobora kubudusiga. Abantu babona korari yanyu iturutse hariya bagahita babona ntago musa nuko basanzwe bababona ku kazi. Mwajya kuririmba ukabona abantu baregutse n'abari hanze barinjiye kugira ngo bumve icyo Imana yabahaye. Iyi Imana iguhaye ubwiza bwayo, ikaguha n'icyo uvuga, Imana ihamagara n'abaza kukumva. Ndasaba Imana ngo ubwo mwagize umugisha hano, mukagira amakorari meza, mukagira itorero ryiza rifite gahunda, mukagira abantu bumva bashakisha ubwiza bw'Imana, muri uyu mugoroba ubwira Imana igucanire. Bwira Imana igucanire. Icyama umuriro waka wajyaga urabagiranira mubera bakera. Shaka uburyo Imana igushyiramo imbaraga zari muri Pawulo. Shaka uburyo Imana igushyiramo ubushake, ubwuzu bwatumaga abantu b'Imana bazenguruka bakiyibagirwa. Ndasaba Imana ngo ibahe umuhamagaro ufite imbaraga, ku buryo uwo muhamagaro urusha imbaraga ubukene. Hari abantu benshi uzabona uko bagenda bakena bacika muri korari, baceka muri korari. Hari n'abandi uko bagenda bakira bacika muri korari, bacika muri korari. Umuntu mukicara mugateranya ibiryo mu bukwe bwe, mukamwishyurira sare, ibintu byose mwikoramo. Ejo yarangiza akazamukira ku cyubahiro yakuye muri korari. Abakire bo ku rusengero bagatangira kumwizera, bagatangira bakamuha amamodoka akazaza yatwara, abandi bakamutuma za Dubai. Erega yakomeye. Yazarangiza akabwira ati, korari yanyu rero nabonye mudakura mu bitekerezo. Ntago mujya mukura mu mutwe, nimujya mukura mu bitekerezo. Nimukeneye amafaranga nzazanya abahari ko sinkiri ku rwego rwanyu. Nibyo koko, ntago utubeshye, ntago ukiri ku rwego rwacu, uri ku rwego ruciriritse ku buryo wibagirwa aho wavuye. Ni urwego ruciriritse cyane. Si kujya ko nukabona umuntu akuriye nk'aha, muramuforomye arakuze, yarangiza akazavuga ati, uru rusengero rwanyu ntago ruzwi. Kajya guparika abantu bakomeye bagira gute, baparika. Muri uyu mugoroba Imana igenderere twebwe abaririmbyi, Imana igenderere mwebwe abakunda abaririmbyi. Kuko icyambere ngiki, nkuko kuzenguruka Yeriko
byasabaga umutuzo, kuririmba, kuzengurukana isanduku y'isezerano na gahunda. Ni nako imbere yacu urugamba dufite kugira ngo Babuloni igwe. Birasaba ibyo bintu. Ibintu byatumye Yeriko iriduka ni nabyo bintu bikenewe kugira ngo Babuloni igire gute? Igwe. Tugomba kuzengurukana isanduku y'Imana irimo amategeko 10 n'ubuyobozi bwayo. Tugomba kuzengurukana umutuzo tudahubuka mu bintu bya gihanuzi. Kandi tugomba kugenda turirimba. Ariko indirimbo turi buririmbe zizatuma abantu bava muri Babuloni. N'abantu bacu bari mu ntege nke bakazivamo. Ni indirimbo ziva mu byanditswe byera, ni indirimbo zereka abantu igihe aho kigeze, ni indirimbo ziririmbwa n'abantu Imana yamaze kuzamura bagasigara babona bakeneye kuzamura iteraniro. Bitari ibyo ntago biri bukunde. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Muri uyu mugoroba ndashaka kureba abaririmbyi barimo gusaba Imana kuvugurura umuhamagaro wabo. Umuntu uravuga ngo nibyo koko nanjye nari narabayeho numva ntangiye kubihirwa, nabikoraga numva ntabikunze n'ingingwa, nari imbirimo mbona ari ibintu birimo kugenda bita icyerekezo, ariko ndasaba Imana ngo yongere insubize ubwitange nahoranye. Ndasaba Imana ngo yongere impe gukunda ijambo ryayo, yongere inzamure ku musozi kandi impe ububyutse noneho kuririmba. Ndirimbe ntashaka kuririmbira abantu, ahubwo nshaka kuririmbira Imana. Kandi ndashaka gukora mu gihe ngifite uburyo kugira ngo igihe nzaba ntakiri muri ubu buzima, icyo Imana yankoresheje kizaba ari cyo yashakaga ko nkora. Umuririmbyi ushaka kuvugurura isano ye n'Imana, ushaka gusaba Imana ngo imuhe ububyutse, usaba Imana ngo imusige ubwiza bwayo mu maso, aze dusenge. Ngwino dusenge, ngwino dusenge, ubitekerezeho.